Ibihe byiza cyane kuri udukurikiye. Indwara y'urutirigongo rw'umugongo ni imwe mu ndwara zibangamiye abantu muri iyi minsi ya none, kuko hari abayirwara bakiri bato, hari n'abakunze kuyiba bahura n'ubu burwayi mu gihe cy'izabukuru, aho wumva umugongo ukurya, ukumva amagufa y'umugongo harimwo ububabare bukomeye cyane. Iki ni ikibazo rero gikomeye, niyo mpamvu natwe tugira ngo twibaze tuti ese ni iki gitera indwara y'umugongo? Ese hari uburyo bwo kuyirinda, cyangwa se uburyo wayigabanya, cyangwa se wagabanya ububabare bwayo? Muri iki kiganiro ndagira ngo turebere hamwe impamvu zitera indwara y'umugongo, urutirigongo rukangirika, turebe n'uburyo bushobora gukoreshwa mu buryo busanzwe, uburyo ushobora kwivura cyangwa se kwiyorohereza ububabare bw'umugongo. Muri iki kiganiro turakubwira umuti ushobora gutangira kujya wifashisha mu gihe ufite ikibazo cy'indwara y'umugongo cyangwa se urutirigongo rwamaze kwangirika, kugira ngo bigende bimera neza. Turaza kugenda tunavuga n'izindi nama ushobora kugenda ukoresha cyangwa se ushyira mu bikorwa, bityo ntuhorane ubwo bubabare bw'umugongo. Igihe tugiye kubana muri iyi video, ndi Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka ukore like kuri video, sharing, nurangiza wandike n'igitekerezo cyawe muri comment. Biba ari ingenzi cyane kuko turagusubiza bikagenda neza cyane. Bonereho no kuguha ikaze nawe ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro bitandukanye, aho tukurangira imiti y'ibimera ivura indwara zitandukanye ushobora kwivuza, cyangwa se nawe ubwawe ukayivuza bagenzi bawe. Ni imiti iba yizewe. Ikindi nuko tukugira inama haba ku mirire ndetse n'iminywere ukwiye kubukoresha bikakubera umuti, kugira ngo bibe ibyangiza umubiri wawe, ahubwo bikakubera umuti. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera, kugira ngo igihe cyose dushyizeho ibiganiro nawe ujye ubasha kubibona mu bantu ba mbere. Ikaze. Ubundi muri iyi minsi hariho ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo, aho usanga umuntu ukiri mutoya ataka umugongo, ugasanga umuntu ukuze arataka umugongo. Ingeri zose muri rusange ugasanga abantu bamaze kurwara umugongo, cyane cyane urutirigongo rw'umugongo rukangirika, usanga rwarangiritse bitewe n'impamvu zitandukanye, arizo ngira ngo tuvugeho muri iki kiganiro, kandi ukubana natwe kugeza tugishoje biraza kuba ari iby'agaciro. Impamvu ya mbere rero ishobora gutuma umuntu agira ibibazo by'urutirigongo, hamwe wumva ufite ububabare bw'umugongo ukaba nta kintu ushobora kwikorera, ntabwo ushobora kuba waterura akantu, hari n'ubwo iyo bigufashe rwose usanga uryama hagashira nk'igihe kinini umugongo warakuzahaje. Impamvu ya mbere ishobora kubitera ni ukuba disike z'umugongo zaragiye zitsuka, zikangirika, zigatsuka. Ni ukuvuga ngo disike z'umugongo zazibona, cyangwa se n'uburimo uzibona, ni uduce dukurikirana tuba turi mu igufa ry'umugongo hagati. Utwo duce rero akenshi hari igihe usanga gasa nkaho kasohotse mu tundi, kagahana umwanya n'akandi munini cyane, biturutse ku mpamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu izi disike z'umugongo kamwe gatsuka, bityo bigatangira gutuma umuntu yumva ububabare bw'umugongo, bitewe n'uko iyo disike y'umugongo imwe muri izo yatsutse, bishobora guterwa n'ibiro byinshi by'umubiri, umubyibuho ukabije, bishobora guterwa n'ibintu byinshi wikoreye cyangwa se wateruye, bityo bigatuma disike y'umugongo isa nkaho isohotse, igasohoka mu mwanya yari isanzwe irimo, ugahorana ububabare bw'umugongo. Iyo ni impamvu ya mbere nyamukuru ishobora gutuma umuntu acikamo, cyangwa se yumva urutirigongo rusa nkaho rwacitse, ntube wabasha kugira ikintu uterura, ntube wakumva nyine umeze neza, umugongo ugahora ukurya. Iyo ni impamvu ya mbere y'ingenzi ishobora gutuma umuntu ahorana ububabare mu rutirigongo rw'umugongo, cyangwa se kumva umugongo uhora ukurya kenshi. Indi mpamvu ni ukuba wakuba ukora akazi gatuma wicara igihe kinini cyane. Abantu bicara muri biro zitandukanye bakora akazi ka buri munsi, bityo bishobora gutuma umugongo cyangwa se amagufa, bitewe n'uko uburyo wihora wicaye, amagufa ashobora kuba yatangira kugenda yangirika, kubera ko urakora ntabwo uyamuvingisha umwanya, cyangwa se ngo ufate umwanya ugende
bityo bigatuma byatera umuvuduko ku mugongo cyangwa se imbaraga zituma ya magufa akora cyane cyangwa se aremererwa no kuba wicaye umwanya munini, bityo bigatera kuba warwara urutirigongo cyangwa se umugongo muri rusange. Ikindi kintu gikomeye ni ukwikorera ibintu biremereye cyangwa se kubiterura ubikura hasi, bitewe n'uko kuzamura ibintu biremereye bityo ugaterura ugashyira ku mutwe cyangwa se ukikorera wowe ubwawe cyangwa se bakagukorera, bityo bishobora gutuma imitsi y'umugongo isa nkaho yarekuranye, bityo ugahorana icyo kibazo cy'umugongo. Indi mpamvu ishobora kuba igutera kuba waramaze kugira umugongo ni uburyo ushobora kwicaramo nabi. Hari umuntu ushobora kuba akunda kwicara yunamye akenshi, niba uzi neza ko ugira akazi gatuma wicara umwanya munini ugasanga ukunda no kwicara wunamye, iyo pozisiyo nayo ishobora gutuma ugira ikibazo cya disike z'umugongo zigasa nkaho zirekuranye bikagenda gutyo. Indi mpamvu ni indwara y'amagufa. Hari indwara y'amagufa umuntu arwara ugasanga amagufa agenda asaza vuba, bityo bigatuma umuntu yumva ububabare bw'urutirigongo n'umugongo muri rusange. Hari indi ndwara y'amagufa, iyo ndwara yitwa osteoporosis. Iyo ndwara y'amagufa ituma amagufa yoroha cyane, bikaba byatuma rero amenagurika, amagufa y'umugongo amenagurika mu buryo bworoshye, bityo bigatuma ubona cyangwa se wumva ubwo bubabare bw'umugongo. Indi mpamvu ni imvune. Ushobora kuba waravunitse cyangwa warakoze impanuka kera, hanyuma ubu bikaba aribyo bitangiye kukugaruka. Akenshi bikunda kubaho iyo umuntu ageze mu gihe cy'ubukuru, ibyo bibazo ugatangira kugenda ubyumva, ingaruka zo kuba warakoze impanuka ugahonda umugongo hasi. Abantu baba baragiye bagira ikibazo cyo kunyerera bagakubita umugongo hasi, bityo bikakugaruka mu gihe umaze kugera mu gihe cy'izabukuru. Indi mpamvu ni ukubyibuha cyane. Ibiro byinshi byongera umuvuduko ku mugongo cyangwa se uburemere ku mugongo, hanyuma ya magufa y'umugongo akagenda yangirika. Ikindi udakwiye kwirengagiza mu mpamvu zishobora kuba zaraguteye kuba urwaye umugongo, urutirigongo rwarangiritse, na stress nyinshi nazo nubwo utahita ubyumva ariko nabyo birashoboka, kubera ko imitsi urutirigongo hari aho ruhurira n'ubwonko. Ni ukuvuga ngo iyo ubwonko butari gutekereza neza, iriya mitsi ifata ku rutirigongo nayo igenda irushaho gutakaza ubushobozi bwo gukora neza, bityo bigatuma uhorana umugongo, urutirigongo rukakurya. Ikindi ni ukuba udakora siporo. Iyo imitsi y'umugongo idakora neza itangira kugenda isa nkaho yoroha, bityo bigatuma umugongo ubura imbaraga n'urutirigongo kubera ko ukora siporo nkeya. Rero nk'uko bisanzwe niba wakurikiye ikiganiro, reka nkubwire uburyo bwiza bw'ingenzi bw'umwimerere ukwiye kubukoresha bukagufasha mu gihe wamaze guhura n'iki kibazo, urutirigongo rukaba rwarangiritse, amagufa y'urutirigongo akaba yarangiritse, uhorana ububabare bw'umugongo, ntubasha guterura ikintu ndetse ntubasha kugenda kubera ko byamaze kumera gutyo. Nubwo bimeze gutyo, mu gihe byamaze gukomera, icyo ukwiye kubukora ni uko ujya kwa muganga mbere na mbere, bagapima, bakakunyuza mu cyuma bakareba ayo magufa uburyo ameze, hanyuma bakaguha imiti ukwiye kubukoresha kwa muganga ibihari. Iyo bimeze gutyo rero, hari n'uburyo ukwiye kubukoresha bw'umwimerere. Amavuta ya olive cyangwa se ya elayo, iyo uyafite urayafata ukayamera nk'aho uyashyuhije, hanyuma ukayashyiramo tungurusumu. Ushobora gufata amavuta runaka ugashyiramo nk'impeke nk'eshatu za tungurusumu, hanyuma kuri ayo mavuta ukajya uyanywaho ikiyiko mu gihe cya mu gitondo ndetse na nimugoroba ukanywaho ibiyiko 2, bitewe n'uko ayo mavuta arimo tungurusumu cyangwa se kiriya kirungo cya tungurusumu aba afite ubushobozi bwo kugabanya uburibwe ndetse n'ububyimbirwe bw'umugongo. Hari abarwara umugongo ugasanga wanabyimbye rwose, icyo gihe rero biragufasha cyane. Uwo muti ushobora kugufasha gutembereza n'amaraso neza muri ya mitsi y'umugongo, amaraso agatembera neza, bityo ububabare bw'umugongo ukagabanuka kandi mu buryo bw'umwimerere.
ikindi ni uko afasha koroshya imitsi ntikakare cyane ngo itakaze ubushobozi bwo gukora neza. Kubera ko ayo mavuta aba arimo tungurusumu agufasha kandi kugabanya ububyimbirwe bwo mu mitsi, mu mikaya y'umugongo, afasha kugabanya ububabare ndetse agafasha no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Bityo mu gihe akenshi iyo umuntu urwaye umugongo cyangwa se ufite ikibazo cy'urutirigongo rwamaze kwangirika, niyo urwaye n'indi ndwara iyo ari yo yose n'ubundi usanga bihita bigufata. Iyo rero uwo muti ushobora kukongera n'ubudahangarwa bw'umubiri, ntujye urwaragurika n'izindi ndwara zituma n'ubundi n'umugongo uhita ugufata, bityo bikagenda neza cyane. Ikindi urabona umushongi w'igikakarubamba ushobora kujya ufata ukawurapa neza, wamara kuwurapa ukajya uwimasisha kuri wa mugongo rwose rwa rutirigongo, ukaba ari wo ukoresha massage. Wa mushongi rwose ubusa icyatsi kibisi wamaze kuwutunganya neza ukiri mubisi, ukajya wimasisha ku mugongo muri hahandi uri kubabara rwose ukimasa neza, byagenda neza cyane. Rero uwo mushongi ugiye ubona wajya ukoresha buri munsi nibura inshuro imwe ku munsi mu gihe wenda kujya kuryama, kandi byagenda neza cyane. Ayo mavuta uba ukwiye kuyafata nibura kabiri ku munsi, kandi ukayafata nyuma yo kugira ibyo ushyira mu nda nk'ibiryo. Ayo mavuta ashobora no kugufasha mu gihe waba urwaye izindi ndwara zitandukanye mu gifu, ibyo byagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero tangira kubikoresha ubu ngubu, kandi ujye wirinda kwicara igihe kirekire. Mu gihe ubona ufite ako kazi gatuma wicara igihe kirekire, ujye ugakurikiza imyitozo ngororamubiri. Iminota 30 ku munsi bihagije ukora siporo ikagenda neza cyane, kandi wirinde gukora siporo irengeje cyane. Ikindi ni uko wirinda kugira ibiro byinshi cyane, ringaniza ibiro byawe bigende neza, kuko bizakurinda n'ubundi burwayi butandukanye bushobora kugufata kubera ko umubyibuho wawe urushaho kugenda wiyongera. Koresha rero ubundi buryo bwose bushoboka, ibyo kurya urya bibe bifite calcium, bibe bifite magnesium, bibe bifite fer, unywa amata, ujye kurya ibyo kurya birimo vitamine D, ibyo bizagufasha cyane. Indwara rero y'urutirigongo rw'umugongo ifite impamvu nyinshi zishobora kuba zayitera, ariko kubimenya hakiri kare bituma ubasha kwirinda kuba wazahura n'icyo kibazo. Ukoresha amavuta ya olive cyangwa se elayo ndetse bivanze na tungurusumu bishobora gufasha mu kugabanya uburibwe, ariko ntabwo ari byo byakiza icyo kibazo. Inama y'ingenzi ni uko ujya kwa muganga bakareba, hanyuma bakaba banagufasha no mu bundi buryo bwihariye. Kuba wabanye natwe rero wakunze iki kiganiro, ugikorere like, ugisharinge, nurangiza wandike igitekerezo cyawe. Wowe wabanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel, bitewe n'inyungu nyinshi uzahungukira mu buryo bwo kwita ku magara yawe, ukore subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bishya. Ndabakunda cyane, mbifurije kugira amagara mazima. Imana ibahe umugisha.